I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. kuzagira urugo rwiza nk'uko mwabwiyemeje kugira ngo dushyingire. Rero mbere y'uko dushingira, icya mbere nuko tubaza kureba niba biterwa n'amategeko abyujuje, harimo kureba ko bujuje imyaka y'ubukure, imyaka 21, ndetse no kureba ko ari ingaragu muri bo, n'ababa bafitanye amasezerano yo gushyingirwa akagiye kongera gukorana. Gutanga uburenganzira bwo gushyingirwa mu gihe ugiye gushyingirwa baba batararanzwe, ariko ibyo bikorwa n'umwanditsi w'irangamimerere, kandi aba ngaba bose bararanzwe ntacyo bitwaye. Abajya gushyingirwa kandi tureba niba badafitanye isano itaziguye, isano iziguye. Abafitanye isano itaziguye ntabwo bemerewe gushyingirwa. Ni ukuvuga ko ari uguhera ku bisekuru birindwi, iyo mukibihuriraho byose ntabwo muba mushobora gushyingirwa, kubera ko amaraso yanyu bavanze, uvuga ko muba muri abavandimwe amaraso atemererwa gushyingirwa. Ndetse tukaba tudashobora gushyingira umuntu na sebukwe cyangwa na nyirabukwe. Kunyoko kuko aba ari nyoko, soko akaba so, ntabwo mushobora gushyingirwa. Munababwire ko umuntu wagize umwana mu rwego rw'amategeko ntabwo yemerewe gushyingirwa nawe, ndetse n'umwana ubyaye kubw'amaraso ntashobora gushyingirwa n'uwo wagize umwana kubw'amategeko.
ibyo byose rero tumaze kubyitegereza tumaze kugira twasanze aba ngaba bafite ibyangombwa twemeza ko bashyingirwa ariko hageze uwaba afite ibindi tutitayeho yaza tuzamugira ngo tuvuge ntabwo dushobora gushyingirana abantu bahuje igitsina kuko amategeko y'u Rwanda ntabwo abyemera ntekereza ko abo dufite hano ari abantu ari igitsina gabo n'igitsina gore hagize uwaba afite n'amakuru yihariye yayaduha nyuma yo twagaha agaciro ubushake bwawe ubushake bwawe ubushake bwawe bwawe wamenye kuvuga ngo nimwemera gusinyana muramutegetse kubana ntabwo nta umwe ntarakara ngo abe yisohokeye ubwo rero ngo banyemeje n'itegeko iyo itegeko rikubwiye ko mubana ni ukubana nubwo warakara urakara winjira mu nzu ntabwo urakara ufite gusohoka kubana ni ukuvuga ko itegeko icyo rishaka kukubwira kuko umuntu aba amusinyiye ko mugomba kuba mu buzima igihe cyose uretse igihe cyagusezera kuba mu cyumba kimwe igitanda kimwe kandi gitoya ugashyiraho na supanete bisobanura ntawemerewe kuvuga ngo ariko rero imyenda yo muri supanete mudashyuha muri urangiza uyikura wishyira hagati yawe n'uwo bashaka uba ukoze icyaha imbere y'amategeko rero iyo niyo nshingano ya mbere muhabwa n'itegeko ntabwo ari amahitamo itegeko riba wiyemeje kuba abashatse mu buryo bw'amategeko ni uko ugomba kubana n'uwo mwashakanye ku buriri bumwe hari abantu bajya kujya bakarakara akaba zose akajya kuryama hano ukoze icyaha unashenye nurakara Tomasi ubwo rero tegetswe kurera abana babo kubarera ni ukwaha uburere bwa kinyarwanda bituma azaba umwana ufite akamaro mu muryango ariko akagira n'akamaro mu gihugu ariko uburere bw'umuco ntibuhagije kubera ko bagomba kurya bagomba kwambara bagomba kwivuza bagomba kwiga n'ibindi byose bahabwa n'uburenganzira bw'amategeko ibi rero biraza bigatuma tubamira ngo muzabyare aho muzabyare igituvuye ngo muze umusenyi wo kunyura w'ubwongereza turababwira ngo muzabyare aho mushoboye kugera nawe igihugu gikiyete gishoboye kugera kubera ko abana baraheze iyo utamutunze uko akwiye kuba atungwa ajya mu muhanda dufite inzererezi nyinshi zigoboka ko bamubyaye ariko badashobora kumuha badashobora kumusatiriza ku byo akeneye itegeko kandi ribaha inshingano zo kudahemukerana gutabarana no guhanira batuje ntabwo abashakanye bakwiye kuba umahemukiri nubwo n'itegeko ritabyemera nyamara iyo mushakanye buri wese abagira ibyo akeneye rero ntukurikije amikoro ya buri ugomba guhitamo aha rero harakomera hari n'ubwo hasenyewe hari ubwo ukenera ibintu akenera ibitangana nawe urugero umugore yabona uwo mwatikanije yaguze imodoka ye buri mugore nawe akakuraza ku nkeke ko ugomba kuyigura umugabo yabona uwo baba utikanije buri nimugoroba ajya mu kagoroba k'ababyeyi nuko baragahinda kasigaye kitwa akagoroba k'abapapa nubwo kadakwiriye guhabwa izina yabona ajyayo kubera ko agira amafaranga ubwo akaraza umugore ku nkeke ko nawe ashaka kuzajya ajya abona kandi buri wese ajya ahakwiye kujya kugirwa hakurikije ubushobozi bwe ntuzagura igitenge ko gitishu ahembwa amafaranga menshi rero najya kugura igitenge nawe ukajya ku isoko keretse n'umutazajya mukamara nk'ukwezi abiri nta kurya mukemera kwambara nk'umugore icyo bisobanura
wowe mugore wowe mugabo ugomba guhazwa n'ibyo ufite n'ibyo ubasha kubona. Wishaka ibyo utabasha kubona, gendera ku byo ufite kugira ngo bigufashe gushaka ibindi. Bigizwe nabo ndetse n'abana babo. Rero muraresha kugira ngo tuvuge abavuga ngo turaresha irasomesha, ariko muraresha tuvuga numva ko ari ukugira ngo ibyo mukora byose bize kuba ari inama mwagiye kandi bishobora guteza imbere urugo. Ntawe tubwira ngo tubi kubwo amategeko. Ngira ngo nabwire ko ntawe wemerewe guhohotera mugenzi we. Ni ukuvuga ngo iyo hari ibitagenda mukamutanganira mugana inzego, ntabwo ufata icyemezo cyo guhohotera mugenzi wawe. Iyo kandi bitubwira ko ababyeyi bombi bafite inshingano ku bana babo. Ibi kandi batewe n'ingingo ya 19 kugeza kuri 22. Ububasha bwa kibyeyi ku mwana bufitwe na se na nyina umubyara, kandi inshingano zikomoka ku bubasha bwa kibyeyi nizo kwita ku mwana, kumurera, gucunga umutungo we no kuwukoresha mu buryo bwubahirije amategeko. Ngira ngo navuga ko umwana ufite inshingano zo kumurera kugeza ku myaka 21 agomba kujya ku myaka 21 waramaze gutegura ubuzima bwe, warateguye ibyo azajya, warateguye uko azabaho. Udateguye uko azabaho birakurusha iyo amaze gukura. Menya kandi mvuga ko umwana agira ise umugabo wa nyina. Duteka rivuga ko nta wundi wagira so uretse umugabo wa nyina. Isona ngo ari hose bagusanga wowe wita so ari Yozefu, ari umurezi. Rero kugira ngo utazaba nka Yozefu w'umwana, ugomba kumenya ko Florence atavuye iwawe azanywe n'ibigori, ukamenya ko niba wajyaga Odile atazanywe n'uburiri iwabo yaryamaga, Agnes atazanywe nuko imyambaro hariya yashize, Chantal atazanywe nuko aho yabaga ari mu gice gishyuha. Oya, uvuga ngo ntazanywe n'ibintu, azanywe n'ubuntu. Ugomba kumuba hafi. Utamubaye hafi havaka ingaruka z'uko umwana ashobora kuvuka ntimusi, uretse ko nta muntu ubyara ngo ube adasa n'umwana. Nubwo badasa akumvisha ko musa, ukajya kugura amayoga ukabamwekesha bakubwiye bose ko wabyara umwana musa kandi bakuzi. Impinja zose ziba zisa. Nta n'ushobora kubwira ko musa mu maso, kubera ko mu maso ujya ubasha kugera iruhande rw'indorerwamo yawe kubwira kuko wamuhimisha. Akubwira ko musa mu bihugu, ati wabonye ibitugu by'umwana, mwabonye ibitugu by'uruhinja. Imitungo yanyu mwari mufite uburyo bwo kuyikoresha, ariko uyu munsi nimara gusinya murayikoresha uko amategeko bishaka kandi mwahisemo. Rero itegeko nimero 24/2013 ryo kuwa 8/2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingirwa ndetse n'ibicuruzwa mu ngingo ya 19 itegeka ko abagiye gushyingirwa bahitamo uburyo bwo gushyingirwa. Ubwo buryo rero dufite uburyo butatu buteganywa n'itegeko. Hari ivangamutungo rusange, aya akaba ari amasezerano bakora bakumvikana gushyira hamwe umutungo yabo yose iyimukanwa n'itimukanwa. Hakaba igihe mufashe ivangamutungo rusange, mugomba kumenya ko n'imyenda umwe afite n'undi afite iba yinjiye mu mutungo w'umuryango, mukamenya ko wabonetse ari mwinshi. Tukagira ivangamutungo mu bantu, aya nayo n'amasezerano mukorana mukumvikana ko imitungo muzabona mu bana ariyo muzagubona, ariko buri wese akagumana uburyo bwo kwikenuza iyo asanga, ariko akayandikisha ku mwanditsi w'irangamimerere ndetse akanandikisha ibyo bazatangirira mu kazi.
gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye ni amasezerano mukorana mukemera gushyiraho imitungo yanyu yose nako gukuramo imitungo yanyu yose buri wese agasigarana uburyo bwo kuyicunga hanyuma mugahuzwa n'inshingano z'urugo. Inshingano z'urugo murarya, muzagura amazi, muzagura amashanyarazi. Ni ukuvuga ko n'ibyo ngibyo mubikora mwicara hamwe mugaparagije buri wese agatanga amafaranga hakurikije ayo yinjiza. Ufite ibihumbi ijana undi akaba yakira 300, ni ukuvuga ko badatanga ibingana buri wese atanga akurikije. Nkaba nagira ngo niboneza bagenzi bacu mbere kuri Frezi atubwire uburyo yahitamo. Espoir ivangamutungo rusange. Chantal ongera wamusi. Bamaze abaje babaherekeje niba nawe ufite impamvu yatuma atanga. Ayo komeze wabashyira impundu. Yewe urabona Espoir maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nyiramucyo Chantal umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Nyiramucyo Chantal maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Espoir umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe duturuka Emmanuel umwanditsi w'irangamimerere y'umurenge wa Ntara maze kumva amasezerano Iraduha Espoir na Nyiramucyo Chantal bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha ntabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel. Igihe umubyeyi abyaye umwana bamwandikira mu bitaro tukamubona, ariko mu bitaro ariko sisiteme zabo zibananira bikaba ngombwa ko muza ibara. Iyo ari umugabo uje akaba atazanye inyandiko umwana tumwandika mu mugore, ni uko ariko biranga ko washyingiwe niba warashyingiwe n'uko umwana aba agomba kwandika ku miryango we. Nanababwira ko igihe atanditse mu bitaro ugomba kwihutira kumwandikisha mu minsi itarenze 30 kugira ngo ajye mu bitaro by'irangamimerere binamufashe kuba yabona umuryango. Nagira ngo rero mbifurize umugoroba mwiza, isa n'ihirwe, mvuge ngo felicitation. Urugo rwanyu inama izaba ariyo iriyobora, izaba ari nayo irurinda. Tubisaba umugisha rero, munyemereye muhaguruke basengere ayo mazina. Data wera mu izina rya Yesu duciye bugufi aya masaha, asengeye iyi miryango mishyashya uduhaye, uwera wa Isirayeli ntiwabayeho ahubwo wowe uhabwa icyubahiro. Umwanya nk'uyu ndinginga kugira ngo umwuka wawe wera w'Imana abe mu ngo zabo, atahabaye bakugira ibyigenge, ariko ari kumwe nabo bayoboka bakayoborwa nawe. Unyemerere rero ntukabure aho bari, kandi ingo zabo zikikizemo ingabo nini n'intoya, abamarayika bawe bagende babajya imbere, ibyo bakora byose bibe biyobowe nawe. Sengera ibiganza byabo kugira ngo byakire uburumbuke guhera uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti.
unyemerere mwami wanjye data ikusi n'ikasikazi havuke impundu kuri bo. Ndasaba umugisha w'urubyaro abyare hungu n'akobwa mbatureho kubyara mu izina rya Yesu. Data wera niwe utanga urubyaro, uri nawe utuma babyara. Niyo mpamvu tugutumiye kugira ngo izi ngo ugendane nazo kandi ubane nazo. Ndasengera ababaherekeje kugira ngo bagire neza muri byose. Imbaraga zawe zibagote, ikiruta byose ndasaba ubugingo bwacu twese kugira ngo bijye mu biganza byawe. Iherezo nibyo dukeneye Mana. Data wera tugusaba icyo duhabyisha. Ibyo nabyo dukwiriye biduha n'abera bose. Njye nasengaga ariko wowe urakora. Haba ari igihe izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemerera uyu mugoroba umugisha. Umugoroba w'ibyo tutatekerezaga, umugoroba w'ibyo tutabonye, ahubwo twongere tubone kugirwa neza nawe. Shima ni iryawe, ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo hagati senze kwizeye. Amen. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, I'm holding on. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Listen. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the
and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Sweet, hear us as we pray. Our Father, who art in heaven. Abasore bawutegeranye kuzanyije amatsiko turagushimiye uhoraho Imana natwe bityo Imana y'agakiza nubwo umwana w'umuntu Imana ipanga, umwana w'umuntu apanga Imana igapanga utabishaka. yego data ariko uyu munsi barapanze nawe urabishigikira Mana. turagushimiye mwungeri wacu twongeye kuzamura icubahiro cyawe turaguhimbaje kuko wabikoze. Nubwo bimeze bitya, nubwo turi mu bihe bimeze bitya bigoye isi, uri Imana ariko wabiciyemo abana bawe bakaba bagejeje uyu munsi ari bazima, natwe turi bazima, icubahiro kibi cyawe. urakoze Mwana. Rero Mana, iyi gahunda turasaba ngo uyishigikire, barinde gusitara, barinde umwanzi n'umwangirizi aho ari, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ababi zikubitwe hasi, turazinetralije mu izina rya Yesu Kristo. Aho bajya hose Mwami ubagirire neza. Ibirori by'uyu munsi Mwami, ni kuri niturisoza turi kumwe nawe turaguhimbaje. Ngawe Mana, uru rugo turusabira umugisha, uzaruhe bagirire neza nakobwa, nukuri bazabona imbuto zo mu nda zabo. Turagushimiye kuko ubyumvise kandi ubikoze, mu izina rya Yesu dusenze, amen. You got me, we got something everybody else can see. Me, I got you, we got a good thing.
Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Bagani neza babishimiye kandi nibishimo byinshi twatsinda ariko twotsinda kubera amashimwe menshi ari mu mutima. Dushimiye Imana yabaragiye mu rugendo rurerure kugira ngo mugeze kuri uyu munsi, bamuvuga Imana yabarize kugeza kuri uyu munsi kugira ngo mutwereke ibirori by'ibi. Muduhesheje ishema bw'itorero, muduhesheje ishema nk'ababyeyi. Rero mube nk'abagira ngo mupepe iteraniro, musuhuze iteraniro. Imana irayifuza, turabakiriye pare na marene, mwakoze akazi gakomeye kandi keza, kandi Imana nawe irahezonje. Umugeni wacu, abageni bacu bombi, umuhungu n'umukobwa, turabakiriye muri bite, mureke tubatungira Imana kuko twese iteraniro. Imana iraheza umugisha kandi bagire neza. Twari kubahobera ariko murabizi kuko turabahobeye muzi ibihe turimo. Tugiye kwakira Bishop, reka tumuhe ikaze hano imbere kugira ngo tumusimbize microphone abashe kudukorera mu muhanda. Ushimye Imana kuko tubonye uyu mwanya wo kugira ngo twakire amasezerano abana bacu bagiye kuduha, isezerano ryo kubana umugabo n'umugore bibereye imbere y'ababyeyi, imbere y'Imana n'abizera bose. Pasiteri amaze gukora neza kuko abakiriye, kandi kubera ko umwanya wagiye narizi ko amasaha ari kwa kundi kwa kera, sinabimenye ko amasaha yahindutse. Mperuka mu Rugarama amasaha ari amasaha, ariko nyine yarahindutse. Ubwo rero kuba wumva icyo ushatse kuvuga. Bageni beza rero turabishima, kandi ubukwe bwose niko bumera. Ntagomba kubamo gukererwaho utundi tuntu duto logisitike ibishobora kuba ibategwa ntoya. Ibyo ni nomo, it's nomo ko habamo utuntu duto mu bukwe, kuko ni ubukwe bahuza abantu benshi kandi bavuye ahatandukanye. Ibyo rero turabyumva kandi turabyakira, kandi byose nta mpamvu nini. Reka dushimire Imana kuko bamaze kubakira, dushimire Imana iduhaye uyu mwanya. Hari igihe mushobora kureba mukavuga muti uyu mwanya wari mwiza ariko tubaye bageyi. Nyamara rero abiga gushima si uko bashima bahereye aho bari. N'ibi nabyo ntabwo twari dufite. N'aba bakiri ntabwo bari bemerewe kuba basezerana. Kuba rero twemererwa hakemererwa n'abo bakiri, nabyo ubwabyo tubishimiye Imana kuko ni intambwe yagezweho. Tuzi, twamenye, twaganiriye nabo, ariko kandi iyo bigeze mu mwanya wo kwakira indahiro zabo, twifuza yuko ababyeyi babo babihamya yuko batakwemerera koko abo bana basezerana. Nicyo gituma turi buze kubaza uhagarariye umuryango wa Espoir guhaguruka, n'uhagarariye umuryango wa Chantal agahaguruka, yaba umubyeyi we cyangwa n'undi wese uhagarariye uwo muryango yahaguruka. Hari amagambo magufi tubabaza adasaba umwanya muremure. Murakoze kuba muhagurutse no kuyabaza. Murazamura ijwi tubibage turabumva. Ndagira ngo sabe uhagarariye umuryango wa Espoir Iraguha atubwire amazina ye yombi, hanyuma tumubaze ikibazo imbere y'Imana n'imbere y'imiryango n'itorero rya Kristo. Mazipaka Jules niwe uhagarariye umwanya umuryango wa Iraguha Espoir. Mazipaka Jules imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ry'abera n'imiryango iteraniye aha, n'aba bana tugomba kwereka urugero rwiza. Muremera yuko aba bana, uyu mwana wanyu Espoir Iraguha twakusezeranya na Nyiramucyo Chantal, urumva nta mpamvu iyo ariyo yose
mwamaze kumvikana mwakoze ibisabwa n'umucyo wacu mwarabikoze mwarabitunganyije nta mpamvu iyo ari yo yose urumva nta mpamvu yakuza gusezerana kuko warakiranutse mu muryango n'imbere ya leta warakiranutse urumva nta yindi mpamvu yatuma batasezerana. amashyi menshi kuri uyu mubyeyi uhagarariye no kuyibarisha cyane ariko wowe se w'umukobwa uhabwa indwara usabwa ugusaba we buriya kenshi yanavuga cyane akabivuga neza cyane ariko wowe usabwa umugeni wewe se w'umukobwa mwarakiranutse mu muco wacu wa kinyarwanda mwahawe inkwano mwagengerejwe bya kibyeyi uyu munsi urumva nta mpamvu iyo ari yo yatuma Chantal adasezerana na Espoir. murakoze nitwa Mutabazi Patrick nkaba mpagarariye umuryango wa Nyiramucyo Chantal rwose nta cyabuza kudasezerana imbere y'Imana imbere y'ababyeyi kuko imihango yose yaba iy'umucyo yaba mu nzego za leta byose twabikiranitsemo. murakoze. Mutabazi arakoze cyane kugarusha amazina Mutabazi Patrick twabaza mu iterane ababyeyi babo buriya baravuga ngo ntawivuga amabi ntawibara amabi ntawubaho umuntu wese yakwivuga neza kandi avuga ko byagenze neza ariko hashobora kuba undi muntu uri aha muri iri teraniro wavuga ati njye numva atari byo kubera yuko Espoir yari yashatse undi mwana cyangwa se Chantal yari afite undi muntu kaba yavuga ati cyangwa se hari impamvu ituma batasezerana ubwo rero impamvu iyo yego yivuzwe irasuzumwa basanga ariyo bagasubika bakayiganiraho ikazarangira turamuha umwanya aratubwira amazina ye hanyuma atubwira iyo mpamvu yumva yatuma abana badasezerana mbirebye muri n'abakeya ntawabwirwa atinda cyane narebye mwese mbona amaboko yanyu ari hasi aratuje cyane ntawe rero wamugaragaza impamvu icyo nshobora kuvuga ni kimwe udashoboye kwigaragaza nonaha kubera amasoni cyangwa impamvu zawe zihariye ndagira ngo musabe mu izina ry'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera izo mpamvu utazongera kuzigaragaza ukundi uhereye none ukageza igihe Yesu Kristo azakabwira impamvu yawe ntizererwa niba nayo wagaragaje. murakoze cyane twababwiye ko yitwa Iraguha Espoir na Nyiramucyo Chantal. igihe cyose ubukwe bugira levels eshatu bugomba gucamo kandi bukemewe. hariho ubukwe bukorwa na leta, hari ubukwe abantu basezerana na leta bakaba bagenda bagasezerana kandi akaba n'umugore. ibyo ni urwego rumwe aho leta isuzuma ibisabwa ikamenya yuko byuzuye ikemerera abo bantu kubana, ireba imyaka, ireba amasano ya hafi ko atariho, hanyuma ikabasezerana. ubwo ni ubukwe bwemewe. hariho nanone ubukwe bwo mu muco, kuko hari ahantu leta iwubasha umuco w'abantu kuba bakwemera kumuraba umukobwa umugabo umugore wa runaka n'umugabo uwo w'abakobwa bikemerwa n'umuco. ubwo nabwo ni ubundi bukwe kandi bureba. ariko hakaba nanone n'abandi bavuga bati twe turemera ubukwe bwo mu buryo bw'umwuka, spiritual marriage, nayo tubayemera. nicyo gituma kenshi hari igihe muba mwagiye mukajya no muri leta ariko mukongera mugasaba ngo reka tujye mu rusengero naho twongere dusabe umugisha w'Imana. nuko muba mwemera cya cyiciro cy'uko bwa bukwe mu buryo bw'umwuka nabyo bifite agaciro, aho icyo muba mugiye gukora ni isezerano gusezeranira imbere y'Imana, mubwira Imana muti dutangiye urugendo, turagusaba nyabuneka uzabane natwe, uzaduherekeze kugira ngo urugo rwacu ruzabe rwiza. mwakoze
mwari mufite uburenganzira bwo kugarukira muri leta, mukavuga muti leta ifite ububasha n'uburenganzira kuzakurikirana amasezerano twasezeraniye imbere yayo, ikizaba leta izabimenya. Ariko mwemeye gutera indi ntambwe, muravuga muti reka twegere Imana, tuyirarike mu rugo rwacu, tuyibwire kuzabana nawe, tuyibwire kuzaduherekeza. Urugo rukeneye Imana, kuko mudafite n'Imana byinshi byazaba. Icya kabiri, iyo musezerana muri leta mugira icyo bita amasezerano y'abashakanye, ariko mu itorero ntabwo mukora amasezerano y'abashakanye, mukora isezerano ry'abashakanye. Kuko muri leta hari igika kibereka ko binaniranye icyo mwakora, ariko mu itorero biravuga ngo binaniranye mukomeza kubana kugeza ku gupfa. Amen, amen. Ikindi ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Ikindi Espoir na Chantal mumenye, urushaka, urugo, marriage ifite agaciro gakomeye mu mutima w'Imana, no mu mutima wa leta cyangwa mu mutima w'itorero cyangwa mu mutima w'umuco. No, ifite agaciro gakomeye gakomoka mu mutima w'Imana, kuko Imana niyo initiateur, niyo yonyine yabashije kuzana urugo n'urushako bwa mbere. Bayita ko urugo ariyo institution ya mbere Imana yashyizeho mbere y'uko haba ikindi kintu cyose, mbere y'uko haba za leta, mbere y'uko haba ibigo by'amashuri, mbere y'uko habaho ibigo by'ibitaro, mbere y'uko habaho imiryango yindi yose n'andi ma institution yose muri rusange, mbere y'uko habaho bajya mu birere, mbere y'uko izindi kampani zikorwa, institution ya mbere Imana yashyizeho ni urushako. Amen. Ntabwo muvuga ko bifite agaciro, ntabwo mwumva ko ariyo mfura mu by'Imana yategetse gushyiraho, kubera ko Imana yabigize iby'imfura, kubera ko Imana yabigize institution ikomeye. Izindi zose zishingiraho, ibitaro bishingiye ku rugo, amashuri ashingiye ku rugo, igisirikare gishingiye ku rugo, imirenge n'uturere n'utugari bishingiye ku rugo, ibihugu bishingiye ku rugo, amahanga mpuzamahanga, za Nations Unies n'ibindi byose, za UNICEF n'ibindi byose bishingiye kuri institution Imana yashyize. Ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice biri mu murongo wa 24 turageza ku murongo wa 24. Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 27. Nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Mwakira ijambo ry'Imana. Aya magambo ntavuzwe nanjye ngiye kubasezeranya, aya magambo avuye mu ijambo ry'Imana. Kandi kugira ngo mwemere kwinjira hano nuko mwemera Bibiliya ijambo ry'Imana, kandi mukemera ibyanditswe byera ko byahumurizwa n'Imana, bifite umumaro wo kubaha ubwenge no kubaha icyerekezo. Ibyanditswe byera bisomye bitubwiye abantu babiri bubaka, kandi bose bitwa ko ari abubatsi, kandi bose bubaka ikintu gisa kimwe, ariko ibikoresho bakorera na ground naho bubakira aratandukanye, ariko bombi ni abubatsi. Umwe yitwa ngo ni umwubatsi
nubwo ubukwe bw'aba bantu ibihumbi n'ibihumbagiza ntibihindura fondasiyo. Muzasenge muzashaka ubwenge kugira ngo mwubakire kuri Kristo. Ibindi byose nibiza uje kuvuga muti Kristo ahari kandi Kristo azadufasha, Kristo azadukomeza. Muri urugo rwiza urw'ubungane ni urwubatse kuri Kristo. Bibiliya yavuze na none hajeho n'abapfapfa. Ubu twebwe arasezeranya titwoshoka tumenya ngo uyu tugiye gusezeranya ni umupfapfa. Baraza nyine tubakuru. Umunsi umwe nabakoreye mu yindi nyubako itari iyikwa leta itarubaka dufite ahandi dukorera, ngisohoka hanze nsohoye abageni bamfatira hanze abantu baje gufata umuntu atarishyira mu modoka yawe ariko mbona bazanye impamvu turahagarara reka turamubura abageni bashyira muri biro dutangira urubanza kandi sanga dushimire kandi ari ndangagaciro. Abafata nabo barubaka, nabo bakora amakwe, nabo bakora dodo, nabo bakora fiyansaye, kandi nabo bakora ibirori, kandi nabo bahaguruza ababyeyi. Ariko gurawundi ya aho yubakiye ni hehe? Ni ku musenyi, ni ku bitagira umumaro. Uriya mukobwa reka mushake bambwiye ko akora muri beka kandi yewe ni umushomeri uriya azagira icyo amarira. Uriya mukobwa ari muri Amerika reka mushake uzabone visa. Ibyo bikubakira ku musenyi ni ground kuko biriya birashobora kuvamo akazi yakavamo warayimushatse. Iyo visa yakwanga kucamo ikabura. So what next? What's next? Nukuvuga ko urugendo rwawe warutangiye nabi, wubakiye ku musenyi, wubakiye ku butunzi. Ubutunzi si bwo bubaka urugo. Oya pe ntabwo ari bwo. Iyo aba ari ubutunzi bwubakira urugo, abakire benshi ntibaba bakora divorce. Ariko umugore afite imodoka ye n'umushoferi, n'umugabo afite imodoka n'umushoferi, n'abana bafite imodoka yabo n'umushoferi wabo, ariko baja mu kigo gutandukana. Bivuga iki? Bubakiye ku musenyi, ntibabashije gushyira ku Mana urugo rwabo ngo irukomeze. Niko abanyabwenge bukeya abapfapfa Bibiliya yatubwiye ngo nabo baraza bakavuga yuko bafite amakwe, bagahuza abantu bakaza, abantu bakirukanka. Ariko byavuze ngo iyo imvura iguye, wumvise aho bitandukaniye Espoir na Shaddai? Ni igihe cy'ibigeragezo, ni igihe cy'ibibazo. Aha muri fete nta kibazo, ariko igihe habaye circumstance, igihe habaye akantu gato, umwana wakwakoze ijambo urazi umwana utari unakuhe barakumeje warigije mu mbabare n'imfura n'ababyeyi bacu. Ariko ni uburyo n'akantu gatoya ugahita ubona umuntu kera atavuga uyu ni wawe ni wari wambaye agakimbara, uyu ni wawe wasezeranye. Ground aho wubakiye urufatiro rw'urugo rwanyu rufite ibitari Yesu. Niyo mubibuze rero muvandimwe, iyo bitabonetse ibyo mwashakaga mutubeka mu rukundo mwabibura mugasezerana kugira ngo nongere kwibutse ko Espoir kubwire inshingano yawe. Mfata umwanya muremure kubera umwanya. Inshingano yawe wowe Espoir iravuga. Inshingano yawe mu rugo shaka ntega amatwi buri gihe. Inshingano ye mu rugo Espoir ni umwana nazaza yinjira mu rugo Chantal. Wari wabona perezida ageze Huye? Wigeze kubona perezida aje Huye? Wigeze kugira amahirwe yo kubona nibaza wabonye ibyaba hari imbeba wabonye zitambuka aho ngaho nuko rero buriya rero uyu ni perezida mu rugo, ni perezida, ni umwami mu rugo. Icyo akeneye
icyubahiro kuri kumva niyinjira mu rugo ntayo yazanye cyangwa yayazanye atahashe cyangwa yahashe ahabwe icyubahiro ni umwana sinjye ubivuze ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe mutwe w'iki w'urugo rero utangire wiyumvire neza ubize mu wari ubimenyereye ndavuga wari wimenyereye ababyeyi bawe wabwira uko ushaka uyu si umubyeyi wawe uyu ni umwana rugo aze umuhaguruka uti mutware wanjye karibu umutware araje umwami perezida yakugera huye meya akagomba kwisukuruza mu ntebe yo muri biro umugore n'uzumwe n'ubwenge icya kabiri uyu reba murebe mu maso reba mbese mwarimu bajya muri inshuti birahindutse tureba aho yicaye mu kanya turahindura intebe yiwe araturuka aho wigira murahindura mu kanya umaze gusezera uwo yitwa umuhanuzi w'urugo rwe ntabwo dukeneye abandi bahanuzi bo kuza guhanura mu rugo rwawe bazaze basanga ubuhanuzi bwa nyir'urugo umugabo niwe ugomba guhanurira urugo rwe ibintu bigakomera akavuga ati wene mutuze gusa mutuze abana bawe muziga kandi muziga ku kigo gikomeye kandi nta na gike dufite mu mufuka muze ntitwaje ino twabonye ibintu bikomeye cyane ino twabonye ibintu kubona abana bamwe bahabaga ku ishuri naho hariya twigaga na twese kuri wanayi abafite ijana n'abafite kimwe n'abafite ihene twese twahuriraga kuri wanayi hano biragoye hano bintu biragoye ariko umugabo n'umuhanuzi nawe uvuga akababwira ati nimumureke muceceke ibintu bizagenda neza haleluya ntabwo ugomba gutegereza abahanuzi ngo baze bakubwira Imana irambuye ubuzima bwacu oya umutambyi eswa cyangwa wibuka buri mugoroba kujya imbere y'Imana Mana yanjye urugo rwanjye Mana yanjye nzanye umugore w'ambaye Mana yanjye nzanye abana duhaye Mana yanjye nzanye umuryango wawe duhizina twubake dushoboze dukure mu rugo tugirire neza fashe ni wowe mutambyi ni wowe ugomba kuvuga ibyiza by'urugo rwawe imbere y'Imana n'umushana amasengeri imbere y'Imana urugo rwawe ni wowe mutambyi ni wowe uruvugira imbere y'Imana haleluya hagaraje murebe neza ko ndamureba neza uwo cyangwa witwa umufasha helper witwa umufasha w'umwana witwa umufasha w'umuhanuzi witwa umufasha w'umutambyi ibyo akora byose ajugushyigikiye jumubwira ati mutware wawe ihangane bizagenda neza ndagushyigikiye mu buhanuzi ndagushyigikiye muri ibyo bitekerezo turi kumwe amen nta kintu byiza nk'intege nk'iyo umugore wishyuye wahebuye aho gusa nakubwiye wajya ureba abandi bagabo iyo baba ngo gupfa kwigana abandi gusa si ngo urubundi rukunaniye isoni ntizigukoze dore uko umufasha we ashyigikira umwana mu bitekerezo bye cyangwa umufasha iryo zina ni ryo ry'agaciro rikomeye nakwita uyu munsi kuko iryo zina gusa muri Bibiliya rigira umugore rikagira n'umwuka wera abantu gusa icya kabiri uri umujyanama wabibise uri iki umujyanama ariko abo bajyanama babi burya ikibazo cya Moridekayi cyavuye mu bujyanama bw'umugore wa tipe urabizi neza hari uwavuze ngo sokoza igiti ubanza umukureho umugabo bamubwira ati yewe mbonye ibintu urayipatse sinakubwiye ku muyuda no gupfupfa umva kandi wa mujyanama uzaba umujyanama mwiza ushigikira umuhanuzi wawe cya gatatu rero sokoza uzaba umwinginzi rusengera umutware wawe kugira ngo Imana
yumve gusenga kwe kandi ibahiye uzaba umwinginzi mu rugo upfukama usenge utakambira Imana ujubira Imana kugira ngo urugo rwawe ruzabe urwo ruhire kamuke hano dufashe mikrofone urukundo rwawe ntabwo ari urukundo rw'amagambo ni urukundo rw'ubwitange rwemera niba ari urupfu ntunemera kunapfa ugashira ndabashimira ndabasabira kuba bubatse ubwenge kandi mu kuva amagambo y'Imana bagore bakamenya inshingano abagabo bakamenya inshingano shotana warize uyu Bibiliya ikiri uvugaho ni kimwe uyu akunda icyubahiro ntabwo nabikubwiye ngo uzubaho umwana umugabo uretse no kumugaburira n'ibindi byose ikintu gikomeye uzamukorera ni icyubahiro ibindi tuzobivugaho ariko ikintu gikomeye mubwiriye imbere y'abera n'imbere y'ababyeyi bose uzaho umugabo wawe icyubahiro hari ibintu byinshi wakorera pe ukamugurira imyenda yewe byinshi ariko ndakubwira ikintu kibi byose uzamushira icyo nicyo kiruta ibindi byose uzakora abagore bakunda urukundo uzamwereke ku mukuru ibyo birahagije uzabishobora uzabikora urabyemeza shada nawe uzi ko metodisite bimera neza ibyo bintu tuvuze urumva uzabikora amen mwoko birabashaka wewe ubuzi base gushaka wenyine nta wundi wo mwigero yo okay none ubuzima bwo bana murenge bagaragara n'umuntu yatambaye agati ni umwana mwiza warezwe n'imfura wanyoye amata y'inka ameze neza pe ariko ubuzima burahinduka mu buzima burashobora guhinduka n'inzobe igashira udakirabura n'ibindi umuntu agahinduka nyine uzakomeza kumukunda uyibirebye ukanabitekereza wowe kuba Kristo ubize neza utekereza ko ari ikintu cyagutandukanya nawe muhe amashyi umusore arabihera mu kanya gatoya arajabira hirya mu rupapuro tubibike mwumve nama avuze urupfu kandi urebe hano mu bicaye hano nta rupfu rurimo ariko n'ubundi bari kuza bakabwira ni wowe wahisemo uyu musore sikuwa cyangwa ni abakomisiyoneri bamukuru vuga nuko biri none ibintu byarenze hano mu Imana kandi gukora kuri za WhatsApp na za komisiyo eske wowe wamuhisemo urabona uburyo umusore mwiza wamureba uhuye n'umusore mwiza Imana ishimwe ngo wawe umusore mwiza ni ukuri ni byiza mugore kubivuga ariko urareba umusiga wowe urimo urabona uyu mwana yakuriye mu mata ndamuzi akurira mu itorero mu nzu y'Imana aba mufu ariko ubuzima bwaha burahindura ibintu birahinduka abantu baje mu mujyi basigaye bazana imico yenda gumogo ibintu birahinduka ariko tumugushingiye kiri wawe ariko se nibi nakomera by'ubuzima uzakomeza kumukunda vuba cyane urumva sakajabisha ukabiri n'amashini yagafasha uzakomeza kumukunda kugira ntabwo ntukigire nabi wakomeza gukunda ntukigire nabi hana kugira nabi rwose ntibakunda oya ayo magambo ni mabi none urabiriye gute bagitoko bateyemo n'abayisiraheli ngo nibateyemo ntibomukuraho urumva buza ni pipi n'ukumana nawe n'iki cyagutandukanye nawe ntabwo n'iki bagutandukanye nawe cyangwa bagitoko baje ako kajambo niyo kamubwira babyeyi iyo kavuze akazibuka ngo arabaturufu mu nyine n'ubu yasize
gusezerana nzabana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe, mu bukene, mu bukire, mu byishimo no mu mubabaro, mu ndwara no mu buzima bwiza. Nzagukunda, nzakubaha mu bihe byose. Tuzaba tukiriho tugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Amashimisho cyane rwose. Iryo sezerano mwari mwaje kugira ngo rikorere imbere y'Imana. Njyewe Nyiramucyo Chantal nemera ko Iraguha Espoir umbera umugabo w'isezerano, nzabana iminsi yose kubaho kwanjye, mu bukene no mu bukire, mu byishimo no mu mubabaro, mu ndwara no mu buzima bwiza. Nzagukunda, nzakubaha mu bihe byose, tuzabana tukiriho kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Amashimisho cyane. wabonye wawe Israeli wihorera ushiraho Espoir ukureho Israeli. Yes, ushiraho Espoir. Iyi mpeta nkwambitse ikubere ikimenyetso cy'isezerano ry'urukundo rwacu kugeza iteka ryose. Amen. Amen. Amashariko batabona musa na Israeli ndayimana nayo yabahe rwose abana bacu. Iyi mpeta nkwambitse ikubere ikimenyetso cy'isezerano ry'urukundo rwacu kugeza iteka ryose. Amen. Tuje imbere yawe uyu munsi, uyu ni wa munsi wageneye, uyu ni wa munsi wabuze, wemeye yuko mu minsi iriho kubana na Chantal habaye kuvuka, habaho kubarera, habaho gukizwa, habaho kugaruza Imana. Uyu munsi wifuza kubashingura urugo rwabo, tumaze kwakira isezerano ryabo imbere yawe, tumaze kwakira isezerano ryabo. Urugo rwabo uzaruriye, ibendera ryo kunesha rizahore ku rugo rwabo, ruzabahe gutera imbere, ruzabahe kurya no kwambara neza, ruzabahe kubaka no kunguka, ruzabahe gutera imbere muri byose, ruzabahe kuvuga neza muri byose. Data mu izina rya Yesu Kristo turasenya n'izindi mbaraga, turahagarika ikindi cyose ikirwanya urugo, ikirwanya urushako, ikirwanya amahoro. Amaraso ya Yesu atwikira ababana, force negative zose zihagarikwa mu izina rya Kristo Yesu. Ibindi bitekerezo bituma
kubaka byose bitsindwe mu izina rya Yesu Kristo mwami. Umugisha n'amahoro yawe agwire muri uru rugo none n'ibihe bidashira ku bwa Yesu. Amen. Itorero ariko ndabasaba ngo iyi diplome muzayishikirize Yesu. Umunsi muzagera mu ijuru muzamubwire ngo twe twashakanye imbere yawe Mana, turi umugabo n'umugore. Iyi diplome muzayishikirize nimugera mu ijuru. Ndagira ngo itorero rero rigiye riyashikiriza muyakire mwebwe. Amashyi kubahawe diplome na yawe amashyi bahawe. Ifoto yawe ariko kuko ibyo biriho kandi musiga itorero ryabageneye ibitabo by'amashuri musigiramo kugeza mugeze ku ishuri. Ndasaba neza pasiteri wa Hermoni ariwe pasiteri wareze Espoir amudushikirize Bibiliya ijambo ry'Imana iracyafunze ayishikirize Espoir na Chantal. Icyo ukeneye cyose amazeza amahoro n'ibyishimo aho birahurutse aho twabibonyemo kandi natwe twaranyuze. Pasiteri Gerard ndabizi ko wasenganye n'aba bana kenshi kandi wabanye nabo. Rero hari igihe twavuze yuko umwami ataharusha, bavuze kumufasha azamwegera amuhe karibu. Aha harimo ibitabo by'indirimbo, hari indirimbo nziza nyinshi, hari imezi kuko indirimbo nyinshi ndazizi. Rero iyo mpano ntabwo nziza cyane ariko hari n'izitwa ngo zaririmba ibitangaza Yesu Imana yakoze. Iyo ngiye n'uvanyirirwa nanjye sinzanye na rimwe. Nuzaza ubona umwami yajabuze umutware yawe uje urimuririmbira, reka pasiteri agushikirize igitabo cy'indirimbo. Amashyi menshi cyane barayumva. Imana uko ivuga Bibiliya ijambo ry'Imana rero ngo ab'Imana yahuje ntihakagire umuntu n'umwe uzabatandukanya. Kububasha guhamagara itorero ryawe tukizana no guhamagarwa n'Imana ngo dukore umurimo wawe. No tubatangarije yuko Iyambo Espoir abaye umutware, abaye umugabo wa Nyiramucyo Chantal uhereye none ukageza igihe Yesu azaduhamagarira mu izina ry'Imana n'Umwana n'Umwuka Wera twese twemererwa. Amen. wasezeranije Sara umwana w'umuhungu n'ukuri mwami warabikoze wasezeranije Ana umwana w'umuhungu mwami Mana we warabikoze n'ukuri warabikoze rero mwami wanjye we icyo uvuze cyose mwami ntabwo gihera kirasohora kuri Mana itabeshya. Ihoraho Mana itiyagirwa imirimo, Mana itazikoresha nk'abantu kandi ntikorerwe nk'abantu, Mana itari ibyazwa, Mana izitura amaturo yose urayazi, uzitura ryo koherwa, uzitura ry'umuganura,
umubyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we amatage n'irungu wakuze uteteshwa nk'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura urabeho nyamibwa ikeye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano urabeho nyamibwa ikeye we wamwiza uduteye irungu yaba yazana ninde ugukuye mu rungano utitara umwirahira umuririmba iteka none uramusize. You know what that means. So for you to be here, for him it's really a great day, and he appreciates. So you have a small gift. The small gift have a big meaning inside. So you will be excited when you will see that gift. Let him give you. Mbere dushimiye Imana n'umwami wacu Yesu Kristo yatugejeje kuri uyu munsi w'ibirori by'abana bacu. Imana nihimbazwe. Ubundi kandi nishimiye ijambo ry'Imana twagaburiwe ryiza ryafasha abantu bose n'abatashakanye nabo byabafashije. Ubundi kandi yasinziye muri kino gihugu aramubwira ahangaha umwana avuga ati narashatse nashimanye n'umwana w'i Butare ndabyemeye ndabona ishikayo ndibonera abantu twaganira turumvikana turavugana cyane nsanga n'abantu beza bose nshimye ndavuga n'umwana yahisemo neza Imana nishimye maze kuba bifite amasezerano no gupana nyine kuko mubizi ibyo biratambuka neza naho nashimye Imana umuntu banemeye nta nka zari zigihari nta kandi keko karuguru ariko bene data baranemera ko ari meze n'iminsi mibi nuko nasaga ariko babirengaho baranemerera bancana umunani n'ifite ubore wose barawemera abo bantu nabashimiye Imana izabaha umugisha barakoze cyane abumva n'ubu nabonye ko ndishima ntabwo kuko baramutse mumeze neza cyane kandi nabashimye mwarashimye ubusumwarashimye Imana ibaha umugisha bundi kandi dushimye kuko nyine uko bimeze bisa bitya ndabona gutekereza ukuntu ari iki bihaye bigana ari ibirori byanjye bitaha iwanje numva Imana iramfashije numva Imana iraneguye niko Imana izigira izikubita umuntu igenda kumwica umuntu agasa n'apfuye ariko kandi nyuma yaho ufata ibitugu ikakwegura Imana nishimye amen iranegura ifata irabumbatira iranegura ndahagarara nk'abandi n'ubu ndiko ndasa n'abandi kandi ngatekereza nk'abandi kandi nyine hamwe n'Imana iracampakazeho Imana nishimwe ndayishimiye cyane ushimwe neza impano abana bacu baduhaye kuri iki nahoze mvuga nta buri mwana azomwita izina ushobora kuko ari Nyamucyo bakavuga ko ari Chantal ariko si ibyo byose byanyuze ariko ndabona uzomwita izina ryanyuze niba kandi abacu baryumve neza bataramenyera yandi bavuze maze bahora bari mwita izina ry'iwe Nyiramuhoza ubundi kandi mbona aranambitse ingofero nziza kandi yambere kugira umwagazi yavuze ingofero ihawe n'umwana ndavuga ingofero ndavuga nshizagenda ubusa nitura mpaye mwana wanje nanjye ntwaye ntabwo tugira ariko kandi nzoyishaka nzoyumva nahise mu mazi gusa mwazi nzoyishaka mbone nikuhereze mama uko washimishije kandi nagushimye kukubona n'ubu ndacyagushimye basi tukirangiza nuko nzamera neza muri makeya
ko ndabona bariya bene data bariya naho nzabadaye ko mpaye mvuga ariko n'abashimwe barira bacu nashimye n'umwana wambwiye ko ari mu mubana ari mu mvugano nawe ari mu murera muzakomeze ubuyobozi bw'umurere w'umwana mu banyu namwe mukure neza kandi namwe abashimire kandi namwe muzamushimire. murakoze kubana natwe muri uyu munsi dushimiye umunsi mwiza w'ibirori by'abana bacu twabitegereje atari igihe kirekire cyane ariko kandi kuri uyu munsi tubonye tubisohoje kuba ku birori by'abana bacu dushima Imana yabikoze iyo mu ijwi yawe icyubahiro ubundi kandi byatumereye neza cyane uyu mwana Iraguha yabikoze neza tugiye dufite umugeni ntitwabitezeho cyane ariko tukaza dutekereza ko iminsi izatubana mikeya ntitube ku birori by'iyo ariko kandi icyo dushimiramo Imana ni uko yatwihanganishije iminsi twari dufite muri iki gihugu Iraguha agakora ibirori turi kumwe nawe ariko numva nyine ntabasha kuvuga kubera kuko tutari kumwe n'abacu abo murabona saba gusa family yacu ni nini cyane ariko kandi nitwe twabonetse twe twagaragaye atuzaniye umugeni umeze gutya twumvise dushimira Imana ubundi kandi Nyamucyo aje gusiba igihanga twari dufite niko bimeze nyine niko byadushikiye kandi tukaba dushimiye Iraguha yaritoze ni umusore mwiza mwabonye umusore mwiza umusore wubaha aza yubaha cyane kandi aritonda timubwire ikibazo n'umwana mwiza ubundi kandi tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwabashije kudushyigikira kuri ibirori by'umwana wacu ni ukuri twumvise tumerewe neza cyane turabyizeye ko Imana izamugirira neza ubundi abimukoreye izanamuha byinshi kuruta ibyo twabonye uyu munsi ni ukuri turabashimiye cyane ko Imana yabidusohoreje ihabwa icyubahiro ubundi kandi izabaheza umugisha mwinshi cyane abakoze ku ruhare rw'uyu mwana umuntu wese wagize icyo akora turabibashimiye bari dufite impuhwe z'uyu muzehe ko ibyo yari yambaye nabyo ni byinshi ariko kandi yarihangana Imana iramuremare mu mutima igeza kuri uyu munsi bitwarimo kubishimira Imana yabikoze Imana ishimwe amasaha makeya uko bimeze niko maze kubona Yesu ashimwe ushima Imana kuri uyu munsi wa none yo kubwagiye ushima Imana uyu ni murumuna wanjye ariko ni umwuzukuru w'uyu mwana wiwe umunsi yavuka nije wagiye kwakira amahanga ni mukuru ku mwanya umunsi avuka nije wagiye gutanga amahanga ariko ushima Imana kuko uyu munsi tubaye ku bukwe bw'umwana wiwe ni ku munsi w'umubyeyi ikindi shima Imana uyu mwaka ushize wose cyangwa narabaye cyane ariko Imana ikiyakuta kuko ngenda ntabaye muri ubu kutunga umwana none shima Imana kuko uriyeyo none ikindi ibi atubwiye munsi bitubere kugira kuko umwana nyine afite uwo baye bavugana naramubaje ndetse n'abandi arambwira ngo n'abagabo n'abandi ndabazi twabanaga n'abandi bantu bo kwa Mwenge Nganje kera nabwira nti ndabazi avuze se uyu manyara yacu ndamumenyeje aje turamukunda turamushimira twaramushimiye natwe bavuze twarakunezerewe cyane ndagira ngo nawe wamusaba twarabakunze cyane kuri ibyo dushima Imana nyine kuko Imana yabaye muri kuko hari ibigoye bidatumye abantu babana vuba ariko shima Imana kandi nanjye kurangiza kwanje isaraba kuvuga nanjye mwayita isaraba kwihanganira twavuye kure ko n'amanama nawe y'imyaka y'ijambo
twumvise hari igihe kimwe twageze mu bibazo bikomeye bavuga ngo byererana n'abantu bakora ariko uyu munsi kuko bakoze amafoto turimo twihumeka tugushimiye umwana imana y'umudushimye kandi ntabwo turabashimiye nemeye kuduheza umwana wanyu n'amavuga mu rugo rwacu imana y'umudushimye baheze umugisha. twese mu gushima imana ndumva ndetse ibishyira bivuze ariko dushima imana kuko imana iduhaye igihugu dutereramo abana bari gushima imana. Ikindi shima imana ndashimira imana kuko yaturinze muri iyi minsi yose muri imyiteguro twari turimo twabona ko ingendo nyinshi ariko ndashima imana kuko imana yaturinze tukaba tugejeje uyu munsi. Ikindi nshimaho cyane ndashimira abamanyaracu umuntu wambaye maze kumushimira arashimira Moise uri hanze niba twavuganye imbere tumaze kuvugana turibwirana anibwiye numva ndamuzi nawe umwibwiye numva nawe azabata muri wacu numva turahuje. Umwana ari yambwiye ngo yakundanye n'umwana wawe umaze kubimbwira numva ndarangiye. Kuri ubwo bashimiye ku biganiro twaganiriye nubwo twabiganiriye mu gihe cya korona kigoye ariko ndashima imana kuko ku magambo yose twaganiriye byose byagenze neza. Imana yacu ishimwe. Ikindi shima ashimire umuryango muri rusange mu by'ukuri umuryango haba n'umwaka ushize garafite yararwaye aja muri Kenya ntabwo ati neza tuzagana kuba imana yafashije agakira shimye imana kuko kuba yabereye by'abana bacu. Ikindi nawe gushimaho mu by'ukuri imyaka ishize madamu yarakoze impanuka agira amezi 3 ari kwa muganga nawe batinya gusigara n'abana cyane ariko imana yafashije agakira bazashingira abana bose turi bazima ibyo nabyo bishimiye imana. Ikindi ndashimira kuko ndanyuze imiryango muri rusange imirimo bakoze imana irahejeje. Ntibagirwa bishwa banje hari abari hano baba baserukiye mu by'ukuri agenda bambwirire kuko imirimo bakora imana izikomeza baduhereye umugisha. Hari uwo twazanye mu itorero hano nawe ndamubwira ngo agende atatu mu itorero mu by'ukuri nibo baturereye bano bana bakuriye mu nzu y'imana rero babwire kuko twabashimiye ko baturereye abana baturera mu nzu y'imana imana izakomeze baduhere umugisha. Mu kurangiza kwacu ibi niyo tubyara abana ariko dufite imana kuko imana ni byose. Imana kubaka urugo rwabo natwe tubahaye inka amashyi kuri iyo nka tuzabafasha kubaka urugo rwabo natubasabire kuzagaragara urugo rwiza rwo buri imana ibahoje. Naje ndashima imana kubona imana yaradufashije tukaba tugejeje kuri uyu munsi ayiramuha. Haleluya. Dushima imana iramuha aho aramwishyuza buri gihe aramuzi kamwishyuza amubwira ngo ese urashaka iki korona gukora ubukwe aranyumvira arabikora arabizi baravuganye na mukuru muri hariya barabizi baza bakambwira ngo ihangane ndihangana none kabageze kuri uyu munsi tukiri bazima tukiri umwuka bazima imana ikadufasha imana ishimwe ubundi ndabashimira imana kuko umwana akoze ubukwe ari kumwe na papa wiwe na mama wiwe bari mu gihugu bya kure biratandukanye ariko imana yarabafashije n'aho baciye n'ibihugu twari turimo n'uko twari dutuye imana ikabafasha bakaba bakora umwana akoze ubukwe turi kumwe twese imana ishimwe. Ubundi nkabashimira imana abatuzaniye umugeni imana ibaheze umugisha nawe mwarakwihanganye muri byose kandi mwarabyaye murarera none tukaba tugejeje kuri uyu munsi imana ishimwe. Ubundi nkabashimiye abantu bose bari hano n'abandi bose batari hano imana ibaheze umugisha. Amen. Imana kuko imana isumba zose
turagushimiye kuko uri Imana igira neza turagushimiye kuko uyu munsi udasanzwe umunsi w'ibirori by'abana bacu bagiranye amasezerano yo kubana Mana turagushimiye kuko wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza muri aya masaha abavuye hirya no hino baje kwizihiza ibirori wabarinze aho baciye mu nzira tubaye muri uyu muhango w'amasezerano yo gusezerana kwabo turagusaba Mana kugira ngo ukomeze kubahugisha ukomeze kubagirira neza ukomeze kubagirira imbago ukomeze kubarinda iburyo n'ibumoso ikindi kandi turakuragiza gahunda zose zindi zikiri imbere kugira ngo ushobore kuba kukurinda Mana kugeza ari ibirori turagushimiye kuko uri Imana isumba byose Imana yo kwiringirwa Imana itanga imbaraga Imana ibeshaho gahunda zindi zose zikiri imbere nazo turazisengeye kugira ngo ukomeze kudufasha kugira igikorwa cy'isomo turagushimiye Mana kuko uzemeye turagushimiye kuko tuzakugira umwami wacu amen Yesu arakura Je lui dirai qu'il est de ce pays où son grand-père était bûcheron, que dans son sang l'Orient coule aussi, que les mélanges font de beaux enfants, qu'il est fort et bien vivant. Je lui dirai qu'il est né de l'amour, que nous l'attendions passionnément, que chaque nuit s'efface au nouveau jour, qu'il sera grand mais qu'il a bien le temps. Oh Dieu, qu'il a bien le temps. Et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand, qu'il est beau que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains, mais bien unique pour moi. Qu'ici-bas tout s'apprend, le bien, le mal et même le bonheur, qu'il ne perde jamais ses yeux d'enfant devant trop de malheur et de laideur, qu'il regarde avec son cœur. Je lui dirai d'être sage et prudent, d'affoler les glaces et les feux, qu'il goûte à tout mais sans jamais dépendre, que trop peut être pire que trop peu, ou bien pire que trop peu. Hey! Et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand, qu'il est beau que je l'aime, qu'il est ma vie. gazi yagoye namwe murabibona ariko afite experience mu guteka no wa mbere mwamushimiye Qui est un parmi des millions d'humains, mais bien unique pour moi. Je lui dirai les chansons, les poèmes, qu'il n'y a pas d'amour sans histoire, que le bonheur. Mana nyiribihe wowe ufite ibihe byacu mu kuboko kwawe mwami tunejejwe nuko watwemereye kuboneka kuno munsi umunsi ukaba tutegereje dufite amatsiko mwami warinze impande zombi twashobora muri iki cyicaro mwami ibigiye gukorerwa aho zose bishyize mu maboko yawe tubona ukuboko kwawe Mana mu mwanya watumara hano ukomeze ubona natwe kugeza mu musozo wose ijoro yose tugire neza tugushimiye kubifata mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. L'on sème qu'amour et santé ne s'achètent pas, et qu'on est riche comme ça. Je lui dirai que jour une autre femme viendra l'aimer et qu'il l'aimera, que j'en mourrai de bonheur et de larmes, mais que nous serons là pas après pas, que c'est la vie, c'est noir, et que la vie l'appelle, que le monde l'attend, que la terre est si belle et le ciel est si grand, qu'il est beau que je l'aime, qu'il est ma vie, ma joie, qu'il est un parmi des millions d'humains,
iyo bamaze guteza imbere bamaze kwiga bamaze kumenya ubwenge turataramana nabo bataramana bakagira mu muryango tukaba dufite ibibazo byinshi binyuranye ntituza kubivuga byose ariko hakabamo ibibazo byo kubaka urugo hari urubyiruko bagomba no kubaka tukaba dufite abana bacu tukagira umwana wacu w'umuhungu witwa Iraguha Espoir muri bya bibazo twari dufite nawe akaba afitemo ikibazo aratubwira ati ndashaka gushinga urugo ati ndakuze narize nagize ubwenge nize ngira n'ubwenge nigishijwe n'umuryango ati kandi ndakuze ngomba kubaka avuze iryo jambo namwe nk'uko mubizi ni ijambo ryitabirwa n'imiryango turishima cyane hanyuma turavuga tubu rero Espoir turi mu kizungu muri jisho ntarifatirwa munsi hari icyo batugezaho hari umugeni waba warabonye ati rwose nagiye kwivuga mbizi naranabirangije ati tugize iminsi tujya mu bitaramo ati no ku mashuri hose ati hari abageni benshi atari ko hari uwo nahisemo ati nahisemo umugeni witwa Nyiramuco Chantal wo kwa Muhima ati uwo mugeni twataramiye iwabo turaganira ati duhuza urugwiro ati kandi ni umugeni nashimye nuko amaze kutubwira gutyo tugize impundu mu muryango turishima tuti wakoze tuti koko warakuze nuko kabyare kaboneka Muhima nibwo mwabonye tuzanagaje gufata irembo ntitwanateze ndetse tuza no kwibashyikiriza ibyo ni ibyakozwe byararangiye ko turavuga amakuru hari benshi batari bahari nuko tugeze aho ngaho tuza no gukwa tuzana barumuna bangaju turabakwera muradukosha ndetse muranatubunguranya nuko turangije uwo munsi turanategutsa nuko murabitwemerera nabyo ntimwaturuhije noneho kabyari kaboneke duhana amasezerano duhana uyu munsi wa none iminsi 27 umunsi w'iposho uyu mwaka rero abana babonye abashyitsi baje bageze hano ku irembo bati turabona abantu baje babashyitsi bagenda nk'abo kwa Muhima kubera ko twari tubizi kandi twaranabyiteguye turavuga ati bwaye byiza rwose nuko byari kaboneka Muhima rero ubungubu turi hano ubona bari aha ngaha aha ni mu kirambi cyo kwa Gasinzira ari kumwe n'abavandimwe biwe ari kumwe n'inshuti ari kumwe n'abaturanyi ari kumwe n'abantu bose baziranye nawe rero nk'uko twamaze kubiganiraho tukaba n'ubundi twari tukwiteguye twagira ngo nanone tuganirire amaso aracyari hejuru ijambo ni rimwe turitezeho kugira ngo nanone cya kindi twagusabye kiracyahari abakoze rero muvandimwe Muhima tukwiyegereza hano mu muryango wacu ariko nanone tugutezemo n'iryo jambo rero nkaba navuga ngo usabwe umubyare kandi mukomeze mutuganire mwakoze Kabyara ntanze nkabubwirwa n'amagambo atatu ijambo rya mbere ni ukugushimira kuko n'ubundi mbivuze kutwakira ijambo rya kabiri ni ukukugarura irya gatatu ni ukugutinyuka ndabikora nukora kabyara nuko nzayizima ubona ko baturiye amagambo y'ubutinyuka dore ko dutuye tuvukana tuvinda imwe turi bene nyirakivuruga bavuga icyatsi kibi
tumutuye i Butare natwe dutuye hano tutari ko tuvukana nuko ndayizi hano bagasinzira tugira igitaramo cy'ibihe byose kandi icyo gitaramo twagasinzira umuntu wese azayishyira akiza takavuga ijambo ry'iyo nguko arifite akarivuga abantu bakaryumva tutubaye twicaye umusore wacu yitwa Iraguha Espoir twicaye atanga igitekerezo aravuga ati yewe ubwo mubona ndi hano ndashaka kubaka kandi uko nubaka ndashaka kubumura abakuru bacu mugana ngo akananwa kiyakana ubwana ukamera ubwana nanjye ndashaka kubumba tabitubwiye turamubwira ngo kuvuze niko kandi ni naryo isezerano yabo mu bantu ariko baravuze ngo nyir'ijisho ntabifatirwa hasi turamubaza ngo wavuze ni ukuri turabikwemereye umugabo w'agasinzira kuko ukwiye kubaka atari ko ni wewe wenyine uhitamo ukwiriye ushaka tubwira ngo iriya nagiye mu mashuri iriya nzanirwa no mu gitaramo by'amatorero hari abageni benshi ariko cyane nabengutse umwana wo kwa Muhima tuwitwa Nyiramuco Chantal tabitubwiye aho twari twicaye kwa Gasinzira tukoma amashyi turavuga ngo turavukana turamubwira ngo turashimye kuko warebye neza biba nka bwa buhanuzi bwa Yeremiya Imana yaramubwiraga ngo wariwe neza nawe wariwe neza ubwo wagiye kwa Muhima tabivuze turashima tudutora umugabo nuko nzeyizima tumwohereza kwa Muhima kugira ngo twumve rya jambo rya wa mwana yatubwiye ndashyize kwa Muhima baramwakira wakirana ubwuzu ababwira kuko akurikiye ijambo umwana yavuze barabimwemerera nyuma yaho nuko nzeyizima tukindagaje turayimuha tumushare kwa Muhima umugeni wo kwa Muhima ntazashamishwa amagambo atahubwo azasabishwa inyama sose kwa Muhima nuko nzeyizima igicaniro cyari kiyasanze atariko barakenyegeza bakingura irembo nyuma tugira amata yo kubashikiriza kwa Muhima izina niwe muntu turi Muhima yo isonza turayimushikiriza nuko nzeyizima tumushikiriye ariko tumubwira kuko yazana n'ubu ibikomesha nyuma tuza gucanisha tumusaba umunsi wo kuzazana barumuna bagasho turawutwemerera nuko nzeyizima nyuma turaza tuzana barumuna bagasho ducitse turakiranuka turabakwera muraturombora ko yanzana kwa kundi bavuze ngo uzayica ni waritse tuguma kogereza kwa Gasinzira nuko nzeyizima turavuga ngo icyo twasabye ntitubakibona nyuma nuko nzeyizima turasaba umunsi uyu wa none iminsi 27 z'ukwezi kwa gatatu tumuratwemerera tunatwe tuza kwitegura nuko nzeyizima turi n'ububona ababene Gasinzira bari hano bose niwe bari bategereje tiba mwanya n'umwanya bari baje kwirembo baze kureba tariko mwanya turi muremure nuko nzeyizima tabana baravuga ngo tubonye abashitsi basebitse baravuga ngo nawe Muhima nuko nzeyizima turi imbere yawe duteze icyo tubwire tiyanzara n'ubu turacyayifite kugira ngo tubwire ijambo rya rindi bibiri zivuga ngo ryurutsa umutima uravuga uracisha nuko nzeyizima urakabyara no kwa Muhima n'abasinzira baravukana nyuma iyo musabye waje umusaba umugeni aramuguha mugwaye kwa kundi twavuze ngo umugeni wo kwa Muhima azasabishwa inyama ndasabishwa amagambo uzaneka nyine turakiranuka tuguha isezerano yuko uyu munsi wa none tuzaza tuguhekeye Muhima akaba yaduhaye nyine icyo wagisaba nagiraga ngo nubwo bavuze ngo wahaguruka ntabwo nakugabira wicaye nagiraga ngo haguruke ugabira wicaye iravuga ngo usabira habwa kandi nyuma arasabira Nyiramuco Chantal nagiraga ngo haguruke urakabyara Chantal burya bwose baze kubona abo kwa Gasinzira baza gusaba kandi abo kwa Muhima twese twarateranye twiga ikibazo cyo kwa Gasinzira twemere tubwira nawe kuko hari umwana wo kwa Gasinzira mwavuganye mukuriye kuzuka tubonye turabyemera kugeza baje gukora tukosha gutanga isezerano umunsi wa none wabona turi hano Muhima yakuduhaye
kuko bagasinzira badusabye ahangaha bagasinzira ni inshuti zacu hariyo banyagusenge hariyo banyagupfu uzabasangayo nta kibazo ni umuryango mwiza uzubera neza ubona n'abandi bahabona beza basa neza uzaguma gumana yanzuye kwa Muhima n'abapiramide none basinzira uyu niwe Nyamuco wasabye none uyu ni umwana mwiza kwa Muhima ubere neza umwana mwiza kandi uzatuberere neza kera baza bavuga ngo azashire mu karukambo ubakarire oya uzigisha uyu mubyeyi kandi cyakwikireshya ngo niki yabaga we yaranashize uba mwana bavuga bani kubivuga uzarere neza kandi bizatunezereza abakuru bacu mugani baravuze ngo inzu y'umwana izi kunezereza utayirimo iyo utayirimo ariko yumvisha ibihari bizatunezereza ahangaha nageje ubundi zagaruka nje gukura icyo asigaye gusa kubyara amaze rero umubyeyi mukuru adushimira nk'uko twatangiye tubivuga hari bigenda bihinduka ariko hariko twabikora bidasanzwe ariko ubyaka bityo umenye kuko tugushimira kandi tuba tutagiye turabasaba ngaho ni mugomba amashoka rero ngira ngo kwagasinzira namwe ni ijambo rigufiya mwamfasha tukakira mu mashyi magufiya niko badutegeka hano tukakira Nyamuco ndakoze amaze rero Muhima gasozi kamanzi ukabukaza mu kindi uduhaye umwana wawe nawe ndabona ndakuze cyane hano uwo mwana niwe bagufasha siko bimeze ariko n'ubundi kuri ikibazo azakomeza gufasha kandi azagufasha ari kumwe na Espoir urabona kugira ngo ntugire ikibazo Espoir urahari tuguha Espoir nawe abaye umwana wawe ntiwumve ko hari icyuho cyagenwe cyo kuzamuka kwamamaza nakoze rero ndagira ngo mutansi ntacyo bahigira hino babaye babiri ndagira ngo mukomere amashyi none umunsi wa none nta wundi watinyura Chantal kuya umunsi wa none yasabiye gutekerwa no gukamisha avuze kuko wajya usaba inkazi zayo imyaka yose ariko ngo wari ubuze umukamisha uyu munsi wa none umukamisha wamubonye ariko yarakiri mu gakinga uyu munsi wa none ngo tukaba tumutinyuye agenda gutekere agenda akamishe ariko ni umunyamashuri kandi afite akazi noneho nkabira ngo ubwo tumutinyuye azanasubira no muri ako kazi uzamuha umwanya hasigaye ukazamurana ukazamurira nk'inka kandi kwa Muhima nyine kubyo twabivuze abageni baracyari irembo rirakinguye natwe hano ntabona abageni nubwo ibihe byabaye ariko buriya twari hariya nzi kuko abana bo kwa Gasinzira ari beza cyane ndabazi na kera kose ariko natwe ngo tukazabateza hasigaye ngo muzatumwere nk'inka muzatumwere hasigaye ngo musabwe ibyaro akabyare Muhima naho ibyo wari uvuze uti mufite n'abandi bakobwa nibyo natwe dufite n'abandi bahungu ariko kandi dufite n'abakobwa natwe iyi nzira rero ube uruja n'uruza amaze rero musabwe umubyara bakabyara w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha
umugisha data mwiza wo mwijuru nkuko kera washingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe rukomeze gukura amanywa nijoro niyo mpano tubasabiye mufatanye byose musangire byose murajye musenga natwe tuzabazirikana umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe musezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa ntimuzabibagirwe Uwiteka barinde mu migambi yanyu mu kubaho kwanyu ababe